Filime umukristo wanamutse cyangwa filime umukristo wasubiye inyuma ni filime ibategurirwa igaragaza imbaraga Satani afite kugira ngo mubashe kumenya kugira amakenga, mubashe kumenya uburyo mushobora kwirinda n'uburyo Satani yinjira. Iyi filime umukristo wanamutse cyangwa wasubiye inyuma ni episode ya 7, ariko tugiye kubategurira episode zabanjirije izi ngizi kubera yuko twabanje kubereka kunamuka k'umukristo, ariko tugiye kubereka uburyo uyu mukristo yanamutse. Rero iyi filime yose irateguwe kuko yateguwe mu 2006, ubu ngubu nibwo ibagezeho, ariko tugiye kubereka ibice by'uyu mugabo, uburyo yasubiye inyuma, uburyo byagenze, ese yari umuntu ki, yari umukozi w'Imana koko, ese yari umunyembaraga, ese byaciye he kugira ngo Satani amwinjirire amusenye kugeza aho amuhinduye akarorero nka kuriya mubibona. Tugiye kubageza kuri misiko umukozi w'Imana telefone ntiriho, muramuhamagara yabaye kompoze ibuyita bimeze bite. Umukozi w'Imana rero nta ibyo nanjye nabisobanura, gusa muradusuye tumva ari na hano mwaza mukamugeraho mukamureba kuko njye mbona bimaze kurenga ubwenge bwanjye kandi byoroshye. bimuze namwe mwirebere, ndumva ari hano hafi nta kibazo. Kunteye ubwoba ikintu Imana ivuganye nanjye kuri bo, hari ikintu Imana imbwiye ku buzima bwabo. Haleluya! Mwararize, amarira ni menshi, ndabona murira amarira menshi, ndabona amarira wa mubyeyi, ndabona ufite amarira menshi cyane, ndabona ufite amarira yo kubura urubyaro, ndabona wa mugabo waratereye imisozi wararushye. Haleluya! ariko Imana inyeretse igitangaza gikomeye mu biganza byanyu. Nimurambura ibiganza gutya mwakira umwana w'umuhungu. dore nguyu rero abashyitsi bazi baje ahubwo baje abashyitsi barahari. wese abashyitsi baje aha nanjye amaze iminsi mbona ari uko bimeze. Uyu mushumba koko wacu yazize iki pastor ni wowe? Ni wowe narinzi? wowe ninde? Umukozi w'Imana ni wowe? Umukozi w'Imana Ni wowe? njyewe narize Ntabwo mbyumva. abashyitsi Mbese mama manzi ibi ni ibiki koko? Byaje bite? wowe mbibona rwose nta ndakubaza abashyitsi kindi kintu mba mbona narenga. abashyitsi Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru yonyine niyo kuri. Imana ihabwa ishimwe, Reka tujye Pastor, Imana ishimwe. Pastor, Pastor, Ndagushe nyumva ndi umukristo uri umukristo. kandi ndi umukristo Haleluya! ndi umukristo wayoboye. Pastor, Pastor, Mama manzi. Uretse unini Mama manzi. ninde winkora Gerageza tumujyane ku nzu. Kare namwinginze igihe yananiye. Tugerageze Nimumfashe tugerageze basajye no kuryama. mujyane Ariko Satani ni umugome no kuri. batugeze Ariko waratsinze. batugeze Jemo. Maria munzu kugira yewe mujyanye munzu Ibi byari bimaze igihe kingana iki? namubaba arubayo abariyo baguwe neza bahora banezerewe sinzongera kwibuka yuko nishwe n'inzara. None se mama manzi by'ukuri byari byatangiye cyane.
hashize igihe kingana iki bimufashe? Maze iminsi myinshi umugabo rwose yimba uko mubibonye nibyo nkoramo. Byatangiye bite se kugera ubwo anywa inzoga kugeza kuri yaka? N'umugabo wanjye rero byatangiye ambwira ngo agiye gusura inshuti we, agenda akaza yasinze, rimwe na rimwe agatahana n'abagore, nkapfukama nkasenga nkihangana, nkabwira Imana ngo Mana ntibi ni ibiki, Imana nayo igaceceka ikanyihorera kugera n'aho asigaye atahana n'abagore. Birarenze nuko shitani n'umugore. ibi bintu bibaye kuri umushumba wacu birenze ubwenge bw'abantu ndetse birenze n'ubwenge bw'abakozi b'Imana, ariko Imana yo yonyine mu gihugu cyo mu ijuru byanga bikunze hari icyo yakora. Manzi, ntiwihebe, ijambo ry'Imana riravuga ngo murwanye satani nawe azabahunga. None se Manzi, abandi bakozi Imana bagenzi be barabimenye cyangwa ni ibiri kuri wowe wenyine biri mu rugo gusa? Ataha muri uru rugo nibwe mubonye gusa. Nta gisenga, bya bihe byiza bya mbere yagiraga, nta kizamuka imisozi, mbese nta jambo ry'Imana ryimuri we. Nta kintu na kimwe kikimubamo, asa yasinze akaryama, mbega nyine kurya ni ugushyira ibiryo hariya mwinginga, rimwe ararya irindi ntarya, mbega nyine uko mubibonye aza kwirira n'abamucyuye nanjye n'ibifira. Wa mukobwa w'Imana wihangane ni ukuri, gusa haracyariho ibyiringiro. Igiti iyo gitemwe cyongera kigashira. Ubu twari tuje kumushimira ibyiza yadukoreye, adusengera, tubona umwana w'imfura byari byarananiranye. Yemwe nabwiye uyu mutware mu gitondo, ndiko numvise mfite umuhati kubera ikibazo nari mfite, ngira ngo ndaje nsengere, numva neza ngomba kurara mugeze, ariko niwe nari nirengeye. Satani n'umwanzi none ni ibiki? Murahishiwe na episode ya 8, maze muzakurikirane neza uburyo uyu mukristo yasubiye inyuma. Nibyo bice tugiye kubagezaho guhera ku episode ya 8 gukomeza, tuzabereka uburyo yasubiye inyuma n'inzira byanyuzemo.